ujya ukenera kugura telefone ya okaziyo nzima ukabura aho uyigurira? Igisubizo cyabonetse. Network Service Corp Limited tubafitiye telefone, televiziyo, radiyo ndetse n'ibindi byinshi bya okaziyo. Ducuruza piyese zabyo ndetse turanazikanika. Dusange Gatsibo Rwagitima, ni ku muhanda ahagana kuri betingi. Uzahasanga icyapa cyanditseho Network Service Corp Limited ndetse n'ibyo dukora. Uzaduhamagara kuri telefone 0788 38 64 76 4 cyangwa 0788 46 79 41 2 ndetse na 0788 97 099 Network Service Corp Limited, igisubizo. ariko mada urimo no gusoma cyane urashaka kunshurira ibintu ntabwo nabyemera. kano gashira ko kwa muganga kararyoshye cyane ubwo bugashyize ku ruhande utaza kunshura tubanze duhinde. Nta kibazo ariko ninjye ndabanza gusoma. Nta kibazo ubanza usome. I don't want peace. I want problems always. Imbura yaguyemo ariko wangira ngo ntiyigeze geramo n'imamo y'Imana. Inzu nawe zoro. Yesu umuntu asindiza atangwe. Exactly. Mujya muri ku mururu. Iryo ngiryo ni icupa. Turamucita ko uyu munsi nituva ku kazi. Anyatse inzoga naratuye. Uyu munsi boss ari buduhere. Umenya ko ari muri budugorere cyo. Ariko uri kunywera ku ikofi yacu manje. Umugwaga ko ruryoshera. Kagakeye si basigaye bashyiramo ibintu utamenya manje. Ubogesha. Mureka turirimbira iyi nzoga. Usomaho nawe umuko kaneza. Mushaya. Reka turirimbira iyi nzoga. Na munyaka ijana manje. Arefete ugwagwa kwanje. Bitoki nije wabiciye ndabitara. Uwiteka aramuzi ukuri narebe uzahira kwa marayide. Nuko we abikoreye amagaro n'ibyihute. nabikoreye ibicuma mutebuke. Ubundi mushaya rumwa ngo utagwe. Wowe gake karigo byakunda. Wa muhungu we wowe mafuri je ndi kumva nshaka kumeneka. Unahawa gakiza kubuntu aho we ndamuririmbe. Ariko se kasaga suzuguro kurya ndi umukozi abana ba boss baraho bararyamye njyewe ngiye kuva muri ibi byo guhanagura ibirahure njye ku maduka kuhaha ibi bintu byose bipakiye ara mu gikoni bitegereje shitani ngo ni njyewe uzajya ubigokwamo. Ariko burandaza kujya muri salo twicarane tuganire niba tanyongeza afata umwanzuro njye no kumuturanya warendaga kumakaza njye kugura umuntu. Umva se urahageze urumva ngiye kwinjiramo hariya usigara utuye. Abagingo ziko bakinzaho turabarara tugiye kwereka icyo bita kwijugunya. Nafata nk'uyu. Twagiye
umuzigo turawutsindiye wa You be mumu. You think say they wise? You are a mumu man. kumva ikintu kivuga nk'ihene kandi wasanga ari iya boss. Ihene sa indi ya boss ya. Kandi karahebeba nka kakandi gatoya kagifunga. Ni kamwe ka Ultraman. Nope. Ihene se. urwagwa rwawe ruraryoshye Ndeko. ndabumva So waje banza kumva ikibazo no kwihutira inzo. Ihene za boss nk'ubu barazizi. Ceceka warebye se uko ari wowe ceceka numva ceceka. Agiyo ndi kuyihutira inzoga. ntimukangize kamanye Bebe cece cyane asize wabikubita. Daragira mwe. Ihene ya nicyo asa. runo rugo mwarutinyutse muti Umuntu w'umusitari wambara bimeze ihenze gutya rinete zimeze utya. mukuremo izo ngofero vuba mwiza agasuzuguro bishaka no kurwana Nasabe kora. gukuremo Shama. uru rugo mwarutinyutse muti Ubu rero ubu wasanga harya ngo hano inka yanjye. yo ikiteri cyatwaye ne yanaducitseho ubwo yahene Reka nkubwize ukuri. Uramubona nuza ndaki. Uyu nguyu reba. warasanzwe n'abazi mutwe kuba mwibana Reka nkubwira ceceka. Uyu ndacya bitewe n'uburyo umuntu amuzimo. mani muceceke mamagare Wasanga ari boss iki ngiki cyamutsutse cya Hitimani. naretse nkahamagara boss akaza hano Ndabizi neza rwose Hitimani ni umujura ngenda bizi. sha muceceke mamagare na boss aze hano ariko hano harimo n'ibishanga ubundi Hamagara. azareba na bino bijura byari bimwe Muhamagare. ndombere no gucamo ariko uwo ni ndi ko guhamagara mbona ba basekirite bacu baduhamagaye byagenze kanumva Allo bosi gira vuba tebuka ihene zawe barazijyanye ninuza n'imyenda yawe turabafite ibirara bibiri nimba mutebuke mugira vuba Dore na boss arahageze. ibi ngibi ninde adutwara Boss wanjye bimeze bite? ni sawa Mabuja bimeze bite? ndetse mabuja ni ibisha Dore ngaba rwose ni aba ngaba dufashe. abase nibo batwaye Udakubita boss. Ni mafuri. babanze ko mubafasha muri kanyenzi habaye akazi kanyishe nagiye ku irembo managura ibirahure ndaza noza ibyombo hano kanyishe mva ku iduka akazi kanyishe ariko nibyo waje usaba ariko namwe si muri abantu wenda si bakuru nubwo mutari bakuru cyane mujye wenda nk'uko muba mwicaranye na ba papa na mama wanyu muri salo mujye muvuga ati ariko shitani aravunika cyane rwose ku kwezi nikurangira ariko nanone waje gukora reka mubaze akabazo hari ikindi wasabye ko mama na papa bagiye guhinga ubu ntabwo bari bavayo kandi hano inyuma numvaga hariyo abantu benshi pe
nanjye numvishe igihe mu kanya bavugira ahereye inyuma y'igipangu tugere turebe ko bariyo wenda ariho baruhukiye bahuye n'abaturanyi bakicara cyangwa bariya abasekirite bacu banyweye ntabwo tubizi kandi bamaze igihe banywa umuntu wabwira ababyeyi bakabahana ntabwo mbizi ubundi bari bamutse ese ko mutabibwira ababyeyi banyu njyewe nabafashe iki se ko ndi umukozi nanjye erega nka papa bamotera avuga ngo aranywa na papa nuko kundi nose nanjye ariko nimujye mwicara mubabwire rwose ati shitani akeneye wenda banyongeze nka 5 murabona navunika twegeye z'abaturage twe tubaza n'amajerekani ibi ni ibisabo uyu nguyu n'uyu gira vuba kuramo inkweto kuramuze ibi ngibi ni ibisambo narindi mu murima n'amadamu abasekirite banjye barampamagara ati baribye ati ihene n'imidomora babitwaye nyiragera nsanga ibisambo babifashe babishyize hasi rero ubu ngubu rero ni ukubashyira muri gereza mukabafungirana mukabitaho amazina ni Barafina madamu bamwita Uwamariya none se ibi bisambo mwebwe amazina yanyu ninde Nitwa Ndaki. Ndaki Hitimana. Hitman Hitimana. ni izina ry'ikirara ni bo Barafina ubu turi ku wa mbere wa gatanu uzaze urubanza rwa turusubire nta kibazo murakoze bawe ntabwo tugenda wishyize yavuga huta ntabwo nasi cy'umuryango huta